no kubaho neza tubuze se bisi nubwo ukumbuye mwana wanjye reka ntabwo naguheza ukuri ntabwo mba nkanze makuru umeze neza bimeze neza isaha sima wagira reka ngiye akaba njye uze kukwirebera kugira ngo uzajye uza njye ni ikibazo kuba naza kureba ikibazo gihari nyine wagira reka ngiye nkaza ko nta kintu mba ndi gukora aha ngaha ese baguhurushya hano nta kibazo niyo mbabwiye ngo mbasabye akarushya nkababwira mbere y'iminsi 2 baranyemerera ubabwira ko ugiye he gusura ababyeyi cyangwa mu zindi gahunda se babona njye nta ese bazi ko ufite umubyeyi kuki batemera kuza naza kureba njyewe ubu uri kwanga kubangamira abantu ubabangamira gute zigana ari umwana wanjye ntacyo bitwaye gahunda yo kureka kano kazi yifashe iti ko nashaka gukomeza kano kazi mana nakubwiye ngo ntabwo nzareka kano kazi nase nkareke nkora iki akazi karabuze uburyo ngo nkora iki ko umwana wanjye cyane njye mvunike nkurihira Minerval uzi ukora akazi ko mu rugo nisegera nkora iki ubu wabuze ahandi hantu ushaka kwicara imbere nzajya nkubwira guhera ku mavuta buri kintu cyose nkubwira ngo ngurire bintwaye iki Minerval hariyo wishyuye sijye wayo kwishyuriye hano rega nta kintu ndi tayari gusiga ubuzima bwanjye hano hanze ariko ukabaho ko ugomba kubaho kuko mu gitondo ejo uzambwira ngo mama ngo urabona byagiye byagarutse oya bosi yanteye inda bosi yanterese reka hano bosi afite umugore si byo biramureba aranamukunda pe urakira n'isaha igeze ahangaha mwana wanjye ntugira ngo ni izindi mu mama ubwo kuri kuntekereza ko ngiye najya kuryamana na data ntabwo turi kumwe ni inama nakugiraga agiye nkanya kwa kubyaye maho muri kano kazi ngewe ntegereje ko umwaka urangira amafaranga bazamereza y'umwaka wose ngiye nzayakuramo agashinga hanyuma nicyo neza ndi muri kano kazi rega nanjye ntabwo bishimiye umwaka nurangira 350 ngira ko nari nishimiye rwose nshaka kubitekerezaho rega nanjye ntabwo bishimishije ngaho nshakira akazi uzumbwire ngo kuri ibyo gukora kano kazi karimo Minerval yabarapfuye gusa we narakuvunikiye mana ukuri mana ntuzi niba naribye ntuzi niba narishe ntuzi niba narasambanye kugira ngo ubeho kugira aho ugeze ahangaha mwana wanjye wenyisha abanyintesha agahenda ko mana ukuri humura simbigusezeranyije simaze kugera amezi 5 humura asigaye amezi angahe 7 akazi ngahita ngasezera wanyemerera nkazabona na bosi wanyu yego yako bosi kuko bigutwaye ikizi si wambwira ko uje gukora iki ubundi umwana wo kuza byo gusura umwana wanjye hano se ni ku ishuri baza ni prioritaire yanjye kukubona igo hano ni muri internet baza gusura aba na internet kuko nzi aho utuye naho ukorera ntabwo ari cyane uhazi ubu sukara muri ministeri hose nagusa ngugira ngo haswe ahangaha muri Nyakabyizi none ubusa none iki kikuzanye pasi naje kugusuhuza ngira nyine burije batanadusanga ahangaha mpagaze ahangaha basanga ahangaha ngo ntafunwe mfite kuko nakubuzana ntago baba bagufite ibyo byibuka iyo nakubuzana uri hehe nako gashiro ngomba kukagira niba uri umukozi mwiza barabikeje agiye guhaye uburere yego ntacyo bintwaye rwose kuba basanga ahangaha nababwiza ukuri urumva niba hari n'ikosa wakoze bakanabimpa nyine reka nzabateguze mbabwire ko uzaza kunsura wumva se ahubwo kuvuze neza kare kose se mbwire nawe ntacyo bitwaye ariko wari uri aho mu bundi buzima ndabona uri aho umaze kuba agakumi keza rwose none ngo bosi ntiyagutereta ejo mu gitondo ahubwo karabaye akina n'abagabo b'i Kigali ariko uzitwararika mwana wanjye abagabo bari hanze ahangaha bakanuye amaso twara turi kubyiruka rwose nimwe bashaka yego ndakwinjize mwana wanjye uzamfasha umbabarire n'ukuri ko Imana hazagira umuntu ukubuza amahoro uzakubuza amahoro ndi tayari kurwana ntabwo nifuza ko wandagara hejuru ya Minerval yanjye nishyuye sibyo waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School
tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya amasomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Flora. Oui. Mikali. Star. Bravo. Bravo neza. Amakuru. Neza pe. Flora. Amakuru se. Makuru ni meza. Mu rugo naho baraho. Turaho natwe kugeza aho twimukiye. Uretse ko gakaraza wumva mwijwe narwaye ntago nagiye mu kazi. Ariko nta kibazo ni na magripe umutwe inkorora. Rumva ukomeze ntago nabasha kujya mu kazi. Ugari gripe uri bukire nta kibazo. Ndakira. Isimbise. Isimba agiye ku muhanda ho gato. Agiye ku muhanda ho gatoya. Arashimwe mwavuganye se arahari. Arahari agiye ku muhanda ho gato hari utuntu agiye kureba. Ubwo arahitaza. Hanyuma se murumuna wawe. Ameze ati. Baraho arakomeye nyine nta kibazo pe. Mwageze mu wakangahe? Ubu ngubu agiye kuyarangiza nyine. Eko duherukana harya ubwo yiga duherukana ari mu wa gatanu segonderi. Ubu ngubu agiye kuzakora. Agiye gukora icya leta. Okay. Abarenda kundo. Baradukura turutana. Gira rero ubwo ushaka umugabo dore wakoze. Bana ya umugabo se. Muzandanze. Rero se warize urangiza segonderi nta muntu muteretana. Ariko uramufite byanze bikunze. Ego muzandangira ikibazo se. Nta kibazo tuzakurangira. Anyway, hariya muri frigo harimo akaji wafata ji ukanywa cyangwa waba ushaka amazi ugasuka hariya nta kibazo. Nagenza urugendo ngomba kubanza kunywa amazi. Nta kibazo urafata agakombe hariya iruhande urabizi ariko ahashyushye ni kara k'umutuku karakuru naho se. Okay, nta kibazo ndabimenye. Icyo kirahure ni kizima na kariya gakombe kariho ni kazima nta kibazo ukoresha icyo ushaka. Akoma ubu noneho ahantu twimukiye tutaranamara n'icyumweru kwakora iki wamenye gute? Akoma uko wagabanyije kungenda. Se kunseka nabanje rwose. Uretse ko atari nacyo byari binzanye. Aha hantu ntabwo uzikara iwanjye. Njyewe nzi ko hano ari iwawe. Se kunseka ugiye hanga. Aha hantu ni iwanjye. Ngo ni iwawe? Ni aha ni iwanjye. Hako noneho uri kunkenyera komedi. Nta komedi. Aha hantu ni iwanjye. Nje kureba banyirinzu bari mu hano. Iki? Ni iwawe se gute kandi nyine tuhatuye? Ni murahatuye nyine murahacumbitse. Bashoboje barahacumbitse. Akoma wowe umukene watumye nza gukora akazi ko mu rugo nize ujya kumesera abantu mu rugo kugira ngo unyishurire ishuri ntabwo niga muresi none nginzo ni yawe
mwana wanjye wayikuye se ndayiguhaye nakubwiye ngo hari byinshi utazi ukeneye kumenya kandi uzabimenya sibyo ihangane rwose nta kibazo nese uje hano gukora iki mfite ibinzanye hano ibiki se hano muraziranye none nko kabyarana ntabwo nziranye nawe naka napanga yibanjye ese banze kwishyura iki kibazo hari icyo mubajije ntabwo ari wonzanye hano mwana wanjye humura basi mbabarira ntuvuge kuri mama wanjye banjye bimeze ihangane kuki mbona buri gihe ugahita unyikanga nuko ko mwikanga iki uje gukora iki wamaye amahoro nkikorera akazi utazanye ntabwo nazanywe nawe nazanywe n'abashobozi nese urabazi sibyo urabazi se ntabazi niba ari mu nzu iwanjye niba ari mu nzu iwanjye manjye mbona utanatuma n'umuntu atera bari mu nzu iwanjye ahubwo ndashaka kumenya barahari kandi manjye nzava hano njye gukorera igisenyi aho utazongera no kumbura mwana wanjye humura nakubwiye ngo hari byinshi utazi ukeneye kumenya kandi uzabimenya mbere yo kunyikanushaho gutyo urumva mfite ibinzanye ahangaha naganira na nyine wagiye ubanza ukamamagara se ubundi gute se kandi ushinzwe iki wowe aha ni iwanjye mbona uzanyirukanisha rwose aha ni iwanjye nje kuvugana n'uri mu nzu ntabahari kare kose tuyumbwira gutyo none ikibazo ufite cyo kubaka umenya ko ndi mama wawe hano humura ntacyo bari bumenye hanyuma uje kureba iki baje batakwishyuye se njye nabavugishije bambwe ko hari ikibazo kiri muri iyi nyine baje batakwishyuye iki kibazo se cy'umushanyarazi ntabwo ari ibyawe n'ibyashoboje byihorere barahari cyane ntabahari bahari kandi twavuganye nta n'umuntu n'umwe uri hano twavuganye abantu ko bahari nicyo kinzanye sibyo njye nyine mpari cyangwa ubimbwire nze kubibabwira babwira ko nyiri inzu yaje hano babwira ko naje hano nka nyiri inzu ndavuga ko nyine nyiri inzu yakoze barahita bamenya ikintu cyari cyanzanye kumbeshya inzu ntabwo ari iyawe cyakoze amabara ahari ariko mbabarira ntuvuge kuri mama ntabwo mbivuga humura hari byinshi ukeneye kumenya sibyo hari byinshi ukeneye kumenya ibyo byinshi kandi uzabimenya kambwiye ndinze nsaza ukeneye ko nzana amahembe kugira ngo ntabwo meze neza ariko ndaza kumera neza gushira ibibazo bikira n'imuzanire imiti sori nyine ntabwo naguteye mu buri kubera ndakaye nanone nuko nakoraga cyane kandi wari usinziriye nanga gutuma nyine nkomeza kukubuza ibitotsi nibwo reka mbe muvi iruhande wowe wisinziriye nta kibazo ko utifubitse kandi usikore gukora mvuga ariko nta kibazo sinzi se ntabwo uzi ukuntu ishyushye mva nanjye n'ubushyuhe bwanyishe harashyushye bari kumenyera hariya ntabwo nzi ikibazo pe basi n'imiti yanjye kandi utinya imiti kandi mugabo ukanywesha amazi warambonye mwese ntituziranye utinya imiti nawe urizi ko uyitinya abanza amazi yapfuye pe uyohereza gukira sheri nibaze cyacyanze kugenda ibaze umuntu nkawe utinya imiti se nitubyara akabebe kazajya kameze nkawe yewe bakubwira kwiga no kuwufata ku ntoki iki ngiki kino kinyoni ariko uraza kumera neza wamara kuko ubona ko birimo itandukanye ukuntu ejo wari umeze ibaze nkibona akazi ntangiye guhita ndwara ubwo si satani utangiye kugenda ku bantu ahubwo se ubu ntibiri bwateze ikibazo ku kazi shiri ubwitangira akazi utangiye kurwaragurika bwateze ikibazo ariko nabo bararwara ese ko uburwayi ko ntasebye akazi mbishaka koko ubu nk'umuntu wanyirukana ntiyaba amuhoteye ariko nanjye ndabona wese ubundi ubuse umuntu yaba ashaka serivisi ukavuga ngo umukozi ari kwitanga ararwaye ibyo bintu bose yabivuga ni ikibazo ariko nabo ni abantu bagomba kubyumva ariko kubera ko nababwiye ko ndwaye naberetse n'ibipapuro byo kwa muganga nta kibazo
Ariko cyafite umuriro. Umenya wagabanutse. Ashize cyakoze kabiri. Sasa mbona nyine ibibazo urimo pe. Ndaho hajemo n'uburwayi n'ibiki n'andi. Ariko ngende icyuma meze neza. Ko ngiye kwihagarara. Ako siko no warayize umuriro wari ufite. Siko ntigeze nsinzira. Naraye nabi cyane ndabizi. Kumekeraga hejuru nkumva umwuka neza ugiye kubura. Ariko uraza kumera neza. Komeza ufate imiti neza uraza gukira. Harya wambwiye ngo witwa? Njyewe nitwa Florence wose. Njyewe nitwa Kerere. Kerere. Mukozi neza. Yewe. Ntago narinzi nanjye nakubonye hano ntago narinzi ko twashatse undi mukozi. Umukozi njyewe se kandi. Barondumva ya. Isimbi ni mukuru wanjye. Ukaba uri jya mu nzu. Tuyisakase Tuzatuma oya nta kibazo rakuje. Aka kazi niko naje nsaba. Njye narinzi ko uri umukozi mugenzi wanjye ahubwo nibazaga. Uziko nyumije none. Nibazaga buriya. Urabona nyine twarakennye kera twari abakire. David Tuza hano rero. Urabona nakurebye na base bazanye undi mukozi. Kandi nanjye buriya amaze amezi 7 batamwenda. nanjye numiwe narukaga hano bari muri ya nzu nageze hano ndebye inzu nyine biranga. Ikibazo urabona dusigaye turya. Ubwo reka duhura. Harya mabusha ni mukuru wawe. Tibanga mubivuga ibyo bintu mubwiye nibagiwe. Ega ndikugufata nk'umukozi mugenzi wanjye. Oya raki bitwaye. None se bimeze gute amakuru ya hano? Wabonaga wambaye ibitambaro nkagira ngo nawe uri umukozi mugenzi wanjye. None uvugana na mabusha. Numubwiye ko amfashije guhata. Mfashanye nanjye nduhukeho ariko ntubimubwire. Oya nacyo bitwaye pe. Komera cyane. Hajya ngo witwa Claire. Nitwa Claire. None se mu rugo ni hehe? Mu rugo ni ku Kamonyi. Niyo mama wanjye aba. Nanjye nyine naje i Kigali kwikorera kano kazi ariko narize amashuri narayarangije segonderi. Ko mbona ukeye se wagira ngo usure umukozi pe urabyibushye usa inzobe. Mwebwe rero ikibazo ikintu mpfa namwe abantu b'abakire mama ufite imyumvire mibi kubera kuba nakisukira amafaranga ngiye nkorera hano. Rega mama ajya anyuzamo akanyohereza amafaranga kubera we aba afite uturaka nyine kandi ntabwo bashaka ko nkora akazi ko mu rugo. Nuko nyine navuze ati umukobwa ari nko murangije segonderi ntabwo nakomeza kwicara iruhande rwa mama nta kazi mfite ndabareka siko bampa 30,000. Nubwo tugezemo amezi 7 batarampemba ariko igihe bazayampera niba nzagura etaje muri Kigali niba nza rero gutya nyine ubona nsa neza nkoresha inzara mbagira ngo nyine ngiye ko nazabona n'umugabo bikagenda neza no gupanga gushaka cyane. We nta mugabo uzashaka? Nzashaka ariko ndabona bazashaka. Gusa nubwo ari ibibazo byinshi sinabura kukubwira ko Claire Jonde yambwiye ko akeneye amafaranga. Akeneye amafaranga kandi pe uriya mwana yaradukoreye ntako atagizeho igihe yihanganye amezi yose yihanganye tutamuhemba pe tugerageze aducishe n'ijisho. Izo noneho turazibandwa tuzerekeza he? Nta kuntu usabona umuntu yafata serero ushaka nk'amafaranga umuntu akaba yakora kumwishyura tukakemura n'ibibazo bike. None se salari yanjye se nayifata gute? Ni uvuga ngo ubu ni iminsi 13 maze gukora ahubwo kereka ngiye ngafata credit muri banki ngatanga nyine kontara nkaba ariyo ntangayo ingwate. Babyemera se? Hari ukuntu ufata na avance sur salaire noneho nkagenda nkasaba nk'amafaranga y'umwaka wenda 1/2 cy'umushahara wanjye
harya ubu mwaka twayagira dutese umuntu yatekereza wenda n'agashinga yakora gatuma igihe nari hano cyangwa se igihe dutegereje guhembwa nibura hari amafaranga kari kwinjiza umuntu akajya abona amafaranga yo guhaha kwishyura umuriro kugura isabune ibintu nyine bindi noneho ubwo umuntu agakuramo n'amafaranga akarira akamwishyura buriya ashobora kuba agiye no gutaha ubwo yatangiye kwishyuza kandi nyine ntabwo yataha nuko abona birambiranye abona twaramwihoreye kandi uriya mwana aritonda pe tunamubuza sinzi ko twazabona undi mukozi muzima umwana wihanganira ubukene kuriya ukabona ko bibayemo neza nta kibazo na kimwe afite arihangana pe ariko nyine nanjye hari ibyo ndi gukora nanjye kugira ngo ndebe ko nagufasha mfashe gute n'amafaranga se ngo sheri rega mba mbibonye bazo ufite akazi se nyine nari nzakubwira cyangwa uri kugashaka kare nubwo akazi kanjye kahagaze ariko gushaka ikintu nanjye nagufasha rega mba mbibona ku harya ubwo ubundi dushyiremo imbaraga zo kongera kaboneka tujye duturugura nise ne dufite umukozi hari ikibazo dukenera kubyara se kubyara se ubwo byabuze umuntu gukora okay ako nawe wigore cyane sheri n'undi mugabo niwe ugomba kuvunikira urugo oya ndaza gukora uko ushoboye kose nk'umugabo ushaka ibisubizo sori ndakubwira ngo mbirimo nari ndi gushaka igihe cyo ngufasha hari ibyo ndi gukora kandi uzabona muri iyi minsi okay nta kibazo sheri kandi uraza kumera neza sibyo korashyushye mu buri kwiyagara ngo nta muriro ufite ndarwaye si nyine umuntu yarwara ntashyuhe aza kunyanduza ubwikaza ntabwo ngiye amaraso yanjye yanduza ariko ibi ntibikira ndetse uko nakwanduje turyamye esha yafite amaraso asengeye se yitwa gute mfite O positive kandi ntabwo ajya yanduza umuntu mbese nanjye ko ariyo mfite ubwo mutanyandura ntabwo wakwanduranye O positive yanduza ngenzi yayo mbese nabyuze ntabwo uri bwandurire ndi wandura nyine ubwo bisa birasabirana nanjye nkwe biriya binini no kubyo turatsangira imiti ngeze kunywa biriya byo kunywa ajya bimbabazamo hano ndebera kirere mubwire ko uyu munsi nangiye kuvuga ariko umuntu yakira icyayi kirimo tangawizi nangiye kuvuga ngo ndanywa igikoma ariko nimbigisha ntacyo gera mundebere umuntu mumurere ka cyayi karimo tangawizi kera papa njyaga avuga umugabo w'igikoma ntabwo igikoma wahituze wagenda mumurere ka cyayi si byo se okay ntabwo ndinda kumubwira ko ntibikorere cyane tujya okay I love you ndabivuga se sha birasohoka I love you ubona rwigira yewe naho ubundi se mwese ko wumva mama wakora ibiraka akaguha amafaranga akazi ko mu rugo bimeze bite ni ukubifatanya rero se kugira ngo yayama buri munsi nyine nk'iyo ibisuko byashaje mama wanjye mama ni umusirimu araza agahita avuga ati do akanyereka telefone nyine ya taci akambwira ati do ibi bisuko nibyo bigezweho mwana wanjye genda ubisuke ushyire ku mutwe none mama wanjye kera yaranasukaga rero hari n'igihe anyisukira abantu rero bakagira ngo ndumbukire bakaba bati iyo baje ahantu ntabwo bemera baba bavuga ngo ndi mwiza ikintu ntaragura ni telefone ya taci ariko niba bakimara kumpemba niba bazayama ariko bazayama bakimara kumpemba mpita ngura telefone ya taci uzajya kuri telefone ya taci kuko amabuja nyabona aba ari kuvugana na bosi kuri video call nanjye rero nizo nzozi zanjye urashimishije ko numva ko uzagura etaje kuri 30 iyo amezi ariko igihe umwaka warangira bataramenya ndabona bigenda bihinduka uzi inzu twari tuba hari waraje wigeze kuhaza ndahazi rega nanjye nageze muri iyi nzu ndumirwa sinari ko mukuru wanjye barakennye tukazajya turara maze urabona umugo ubu turarya ndumva nikumburiye mu rugo ahubwo nari nzikaranza n'ubundi nkarya neza buri kimwe humura kurya byo turarya hari igihe boss ava nko ku kazi akahita afite agafuka avuye muri supermarket afite agafuka ikindi mfite umukozi ndi kugira ngo turacyatuye hahandi nari mfite umukozi inshuti yanjye iyo twaburaraga ngewe nta nzara yigeze njya muri uru rugo ndagenda nkurira nk'igipangu
uwo mukozi yitwaga Korodine. Umva Korodi amaye kuturyo. ese burya arije mwaburana Baki tugeze kurara iminsi 3 yikurikiranyije. Mungu mujyamba niyize hano nzi ko ibibazo byanjye byose bihita bikemuka nose nimba arimo kuburara ibibazo byanjye byose bizakemuka. Mbese ufite ibihe bibazo? Nzi ko mukubanya ntubakire nyine nazaga nyine n'ubundi urebye usibye ino nzu nyine ino nzu ariko mu bisanzwe nyine boss yabonye akazi k'ibihumbi 500 narabumvirije nyine ari kubivuga urumva ko ibintu ugiye gusubira ku murongo nuko bataratangira kumuhemba ariko niba batatangira kumuhemba cyeka tuzava muri ino nzu kuri amabuja hari n'igihe nawe azaba twite tugenda tukajya kwibera mu yindi nzu shangiye urabizi yewe hano nzahava barashe pfa kubona ibiryo nirira nkaba nzi ko amafaranga yanjye ari hariya nzi ko nzahembwa kuko boss agihembwa umushahara asiko numva tuzahembwa yewe nzaborohereza azamamo nka 250 abe nyine andi abe ayagumanye andi bayame nyuma ariko mfite inzozi zo kuzorora ingurube ni karibu iwacu koze cyane n'ukuri se kwakira umuntu mu nzu ye cyangwa nimwe mwari kutwakira yewe twarabakiriye hano ni iwanyu ariko bamugani iyo umuntu ngo yakodesheje inzu iba yabaye yego dusuye se mu gacu kamwe noneho narasuye ubushize nabwiye madamu ko hari akabazo mfite hano mu gikari ubwiherero butameze neza mbona naje kureba rero kugira ngo ndebe twarabibonye taba tuwenda nyine ubwo niko bimeze hari n'igihe rega ntawamenya nabibwiye umukomisiyoneri ko hari ikibazo barazivuganye ariko twe nta n'ikibazo dufite ko se tuwarete zo mu nzu zose zirakora neza iyo hanze ntituyikeneye cyane n'umukozi wacu n'ubundi yakoresha iyo mu nzu umva mu nzu dufitemo tuwarete ebyiri hari yanjye na madamu isimbi dufite n'iy'umukozi kandi dufite umukozi umwe sofa ndumva nta kibazo ntabwo iyo hanze ariko dutera ikibazo niyo mpamvu nanjye natekereje ko mushaka kujyana abashyitsi navuga ko narize ako kabazo ko gahari numva ko ari ngombwa kuza kugakosora ubwo mu nzu muyifite nta kibazo gihari ariko burya mushobora no kuyikenera hanze bitewe n'abantu mwagize nta kibazo kandi nta kintu bidutwaye rwose nari natumyeho umufundi kugira ngo azabikosore nanahibereye niba nta kintu batwaye ntuzo byadutwara iki gusa twagukumira iwawe kuderanja burya ashobora kugira impamvu ituma ibi n'ibi ugasanga biraderanja mu rugo urumva iyo umuntu ubundi yubatse inzu ye no mu masezerano twagiranye se sinabonye byanditsemo ngo nyiri inzu yemerewe gusura inzu igihe cyose abishakiye ni byiza byo ushobora kuba muje no kuyisura wenda mukareba ko nyuma y'iminsi mike ntaho twangirije ariko ntacyo bitwaye ko muri abana beza muri abantu bakuru muzi byo gukora nta mpamvu y'ubwangizi oya ntabwo kwangiza inzu burya iyo uri w'abandi uvuga uti n'ubundi isha ndi iwanjye byagenda gute nta mpamvu yo kwangiza rero uti ese ningera iwanjye byo nzabyangiza oya turi abantu bakuru turi umuryango nta mwana dufite buriya abana nibo usanga banduje amarangi bamenye amasahani bagize gute bahomoye inzu abanyamwe nta kibazo mpamvu kandi umukozi wacu dufite ni umuntu usirimutse ni umusirimu ni umuntu wize warangije segonderi nawe uba umubonye ntabwo wavuga ko ari umukozi byaba rwose nanjye kumuhamagara ngo amusubize ntabwo ari ngombwa so nta kibazo umufundi neza murahamwereka mukorane twebwe ntabwo turi bubyivangemo najya mwihangane nyine ntabaza kubaderanja nta kibazo niyo mpamvu nagira navuze ngo mbanze mbibasabe nzima kosore rwose nta kibazo oya ni karibu rwose murakoze cyane n'ukuri none se murabona bimeze bite nta kibazo dufite inzu ntabwo iva nta birara bidusakuriza aho yavaga narahakosoye abari barimo rwose barayireze ndayikosora bimeze neza nta kibazo kuri iyi nshuro nta kintu twababwira kindi cyo gukoraho imana ishimwe n'ukuri nifuza kubana n'abantu beza burya nicyo tubereye abantu ntabwo nkunda kugorana byanyabyo ino nzu ni iyangu aha ni iwanjye mwana wanjye niba
wabonye ko ndaganire nawe shoboje hari ku kibazo baba bafite ubonye ntishyuye umufundi hano aha ni wanjye nta kibazo pe none se wayikuye hehe wayigize kuva ryari uzabimenya reka akoze ko wari untega iminsi wajya unsobanurira uzabimenya nta kibazo mwana wanjye wa mugani ko nakubajije utegereje ko nzabanza kumera amahembe nta mahembe uzamera mwana wanjye ibi bintu bikeneye kwicara tukaganira ndetse ubu turi gukora iki umukanya arambwira ngo watamenya ko ndi mama wawe byihorere ibyo ako nawuzi n'ikindi iby'inzu n'ibyawe sinyene no kubimenya aho wayikuye ibyo birakureba nta n'icyo yenda kuzamarira njye noneho ubu ngubu nkeneye kukubaza kandi mbonye umwanya ngeze n'Imana uraje ndashaka kubaza papa ari hehe kuki uhora untisha papa kuki wanze kumbwira papa wanjye ari hehe papa wanjye ninde nshaka kumenya papa wawe cyane papa warahari ariko ku bwanjye sinifuza ko mubonana we nawe akoze kubera mutazanahura ahubwo mukanamenyana niba hari wamumbwiye nyine ko atapfuye Narakubwiye kandi niyo ngo- yaba yaranapfuye n'ifoto ye wayinyereka mwana wanjye wagiye wihangana nihangane ko nihangane iki njyewe bintu ndi kukubaza ni uburenganzira bwanjye nkeneye kumenya papa wanjye kandi maze Uburenganzira gukura bwawe. sibyo maze gukura maze gukora ngira ngo uzajya umvanga mu bikomere byawe n'ibiki n'ibiki njye nkeneye kumenya ni uburenganzira bw'umwana kumenya umuntu wamubyaye cyane kumbwiye ko akiriho ibyo ni uburenganzira bwawe ariko nakubwiye ngo sinifuza ko munabonana akoma sinifuza ko anakuba yewe we unamumenye njyewe mbwira izina rye umbwira agace arimo sinzagusanga ngo duhuze njyewe nzamwishakira cyangwa unanyereke n'ifoto ndabizi neza ko uyifite sishaka kumumenya sishaka no kunamumenya ako babona nyine umwana ntabwo ari umwana narakubwiye ngo hari igihe uzamenya ibyo uri gushaka kumenya none se ubwo ubu buzima mbaye murabwishimiye ntabwo mbwishimiye niyo mpamvu maze kugeza imyaka 20 n'ingahe ntabwo nzi papa wanjye sinigeze mumenya kandi mfite uburenganzira bwo kumumenya Uyu munsi nakubwira ngo- njyewe ndarambiwe guhora umbwira ngo uzayimenya guhera mvutse kugeza ubu ngubu umaze gukura ubu njyewe ubuzima ndimo ndabwishimiye ese njye Kuba ndi nishimiye mu kuba kazi muri ko aka mu- kazi nanjye niba ntabwo utabyishimiye mbyishimiye uragira ngo nze gukora iki nanjye niyo mpamvu narinze mva mu rugo se byagenze gute sinitunze hari ubwo ndakubwira ngo ngurire amavuta ma njyewe nkeneye kumenya papa kandi nutamumbwira uyu munsi n'imyaka yose maze mbikubaza uzakenera kumubwira ntakibishaka ubu wari uzi ko ndi mubonane nawe uburyo buri mbaza ibyo none se byose ko nakubonye sinakubonye ntabwo iki gihe ari cyo wari kubimariza ihangane tudashaka umwanya urambuye mana by'umwanya tuganire urambuye kumbwira ngo Urumva? papa wanjye n'uyu ibyo birahagije ahubwo kunshisha hirya no hino njye sinza uri umva rero kunira mubwire umutwe ihangane 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 mama sibona imyaka yose ishize mbikubaza genda gake mwana wanjye uri gukora zanjye yamaze kurambirwa ibintu byo kuzajya uhora untega iminsi uzabimenya natangiye kubaza papa wanjye ryari ndabizi ko bimaze igihe Suri kumbwira sinkwemereye ko ahari nimba sahara ari hehe ndamuzi humura rero njyewe mbwira ngo yitwa gutya undangira ahari cyangwa umunyereke ibindi nzabyikora Wakwihangana. sinzagusaba ngo duhuze njye nzamwishakira uzamushakira se uzamumenya ndakubwira ko ntifuza ko unamumenya uzamwishakira Amaherezo se akazaba yaje. abana b'iki gihe mwabaye muti Ega njyewe ibintu ndi kukubaza ni uburenganzira bwanjye mfite uburenganzira bwo kumenya papa wanjye uburenganzira bwawe ari kwihangane gato haracyari kare basi ngama igihe uzabimbwira ryari wakwihanganye njyewe migihe noneho njyewe igihe nyine ngize imana nakubonye iyi ni ikindi gihe aho kugira ngo nzongere mbikubaze iki kibazo njyewe igihe umbwire ngo uzamenya nyuma y'imyaka 30 nyuma y'imyaka 40 ntegereze wari uzi ko ndi buze hano Kandi Wari uzi ko turi ariko buganire? waje ihangane ntabwo naje niteguye mama sibona imyaka yose ishize mbikubaza kankubwire niwumva ko ari ngombwa kubimbwira uzagenda ubyihorere nzabikora mu buryo bwanjye kandi uzakenera kubimbwira utakibimbwira uzakenera kubimbwira ntakibishaka guhera uyu munsi nta kintu nzongera kukubaza kijyanye na papa wanjye nta kwihangana nunabona ko ari ngombwa ushaka kubimbwira ntuzabimbwire uzabyibwira kuko turi ku isi mwana wanjye ntukanera agahinda iyi mpamvu yose kuba yo nkoje kuba papa nakubwira wanjye ibintu. kuba nkoje papa wanjye Mfite ndagutera impamvu. agahinda mfite agahinda gakomeye cyane ko impamvu y'ibyo byose uri kumbaza mana ubundi si we wari wanza sinjye wari wakuzanye ahangaha gumana gahunda zawe niba ayo matorete wari waje gukora bayakoze kangende batanavaho bamenya ko uri mama wanjye ntacyo bintu ariko